si uko bihemewe waje kandi inde kwigabanya ko iyo yakora kunaniye koko iyo ndufite ko ngo ngenda girwe uzakabanyonda rukuri kw'Imana wa mugabo urura inyenda urura nyangeso yamenye yuko ruzangenza gutya ntago nari nkwiye kubana nawe ariko ubundi uretse ukuba utaragenda ntana indakwereka impano ibeshi nkora hasa nyine ndakubwiye ngo yitugende ibeshi komakari kikeyara ariko si ubwo ugiye kugira utera kugira ngo nguhe igikomunwe ariko buriya ndi umugabo ndimbwa ndi umwana si mbere yuko unsukira igikoma ngomwe none se uragira ngo iki cyumba cyose ukinywa wenyine abandi bo ntabwo bari bunwe nagitetse se uticaye ntari ukureba none se nawe ugomba kujya mu gikoni ndetse ni ngombwa kugira njyewe uza kuranyobera have reka nawe ubwo se ko watumije nyine ntabwo ho vipi zawe bimeze bite nakubwiye ngo niba ndi umugabo mana koko umwobwa ngo ni umugabo koko none uriye iki niba utari umugabo nakubwiye ngo genda uri kunjyana hehe nakubwiye iki gikoma ntuwongere kugikora uranambabaje ntabwera karindagire kanyamagara ariko mana yanjye koko aka gahinda nzagashyira hehe wa mugabo uri kunywa nk'ikitaheruka kunywa igikoma karindagire nagitetse uri kureba zora uryamye none uje no kugendera wajewe ntaryamira umuntu genda n'ikinanira ndakiba hari aho kiraje ngo niki kugira ute nje ndi kukubwira ngo genda nje n'igisabuka nibura kinywa ziba uri kunjyana hehe wa mugabo urura inyenda urura nyangeso yamenye yuko ruzangenza gutya ntago nari nkwiye kubana nawe ariko ubundi uretse ukuba utaragenda ntana indakwereka impano ibeshi nkora hasa nyine ndakubwiye ngo yitugende ibeshi abagore b'iki gihe buriya bitari igihezi wabo nagiye kugikurayo kugiteturura none kitangiye kunyigara amashaka ndetse nkera noneho nta na kimwe ndabasigira ibyo bigize ariko ubundi wagira guca ntayakinywa atekanye umva n'ubu ngubu yaranyirengeje umva dupfuye igikoma ubwo sirino cyahiye gusa uri kukinywa cyahiye nyine nsize ari kukinwa mana yanjye umva yimye n'abana uretse kandi mubaze buriya mupfuye igikoma koko umva rwose muyobozi ni igikoma pe niba ari umugabo nashatse niba ari satani urakoze uraza abona nk'umbu igikoma nyangase ndiko bwase undeje kukipfumba hehe koko none mani inyoboye ahantu ndaje kukinywa koko mbo ubwo twagiye none si uvuze ucahiye icyahiye pe ni cyinshi cyane ni cyinshi ntabwo yakimara ari umwe mani nankundaga mbo none si twagenda nkaje kurira tuyakimara kukumenyesha nako tugenda nje kucuga urubanza uyanje icyo mbereyeho njeyo nta kibazo oya tugende pe tugende ujye kudufasha ni ntabwo ducira urwo rubanza ugabanya no kurira ariko tukaba tugenda oya agahinda rwose karandunduye muyobozi rero mwana hano ni hiwa wabona cyo nyine abatekaga mwabona bahishije nagashogoro reka tugere undaga hano batetse nyagasari bageyewe Kira. Mwana. Unasuko ibindi bikiba. Yesi mukijanye he hahu. Sikari inshuti yanje kije kunsura. Inshuti yawe sinabirande. Iki gikoma nagitetse. Mwari mwagiye kubunga. Iki gikoma nagitetse mwagiye kubunga ngomba kukinywa hakimara. Uri n'igicucu. Ntabwo uzi ko bari iminsi natwe twagiye kwiga. Buriya kuki mwandebye mu bwonko koko? Weho nanyoko na mushiki wawe mushaka kunyobora kuko niyubakiye koko. Unasi kuzana inshuti ni ikibazo. Urushaka uravugira none zisagaku. Kabwera kaburi byo sogokuramo. Wacha nawe mbere yuko nyita sogokuru
wamanza wihera kuba iyo nda yawe imeze nk'igisobane uzayishira karindagira kabwerabwera ejo bundi nawe nzaba ndumva ibyawe kuzi ko mfite inda ukaza uri kwabira ibyo usanze wowe uzi byatetswe nande cyangwa uzi ibirimo ari iki gikoma cyose urakimara mwe mugiye kunyobora mpaka muntu nkorera umusore ntazigira nkura ukuyobora gute ibi bintu ni ibiciro nifate njye gushaka inkwi njye kuvoma nzi nteka igikoma muze muri kwabira mugire naho kunsuzuguza igicuti zanyu warugabo uracasa kuza n'ubwabo ntasoni ndebera wa muyobozi uzi nakubwiraga warebye buriya muransembuye none se buriya wihore wa musaza we abo sinawe gutari mu rugo igikoma niba narashatse ntabwo mbizi bwaboneye ku mugezi rwose ndebera kwera kitutombera igikoma nitekera agakoma ngo ninda amashami aragabanya no kuri kwima buriya ubu mwana byashoboka wamuyoboza ko kuri kundebera uyu mugabo urugwiswa umugabo ngende haha bashaka kungerera njyewe si uko bihemewe waje ganya inda kwigabanya ko iyo yawe ko kunaniye koko iyo ndufite ko ngende girwe uragabanya nyonda no kuri kwimana mumbwirire rwose wa muyobozi wawe wenda warakumva inda yaramunaniye nugukuza inda mana yanjye ko akagahinda nimaze agashyira he abo nje ndibaza nimba ari papa wambyaye nimba ari igiki caturutse ahantu ntazi simbizi nanjye henyeje ubwo nta n'isoni nawe uravumvuye nkavuga nk'ubu rero ngo waje kundeba muri upfa gikoma mushama kandi mbe ndimwe ngende agira nti ngende akabanyina ubwo so urugutamo umwobo urugutahe ariko nta kibazo ariko umuntu w'umuyobozi akifata akaza agapfa gufata n'ibiteretse atazi n'ibyari byo koko oya uriya si ukwica ni ikinyabupfura guha umudugudu uyoboye nkurasi nkoze iki ibintu shama kandi mbe ndimwe uriya mugabo njye ntuzanaho iby'indanini n'ubwo umutwe bawutumye bagira ariko si mwabagabo mutwe igihe numvise muri gusakuza igihe nari njyama muri gufite n'igikoma mwapfaga mama karame mwana wanjye uko wajya hano mu isoko wa mwana wanjye koko njyewe byanyobeye papa wawe ngo igikoma mupaka ngagomba kukinwa iki cyungu cyose akakimara ndebera gapapa twimihina ariko mwana we buriya wowe iki gikoma wakigwacaguhaze iki gitangana n'ubwo ngiteke ariko papa usibye kugirira urabona kino cyungu cyose wakinywa wenyine ukakimara ibyo bankoreye ko nzi ko wowe naramuye mu muzima nta nubwo wenda wanamvuganira koko nawe ukuntu kiri kureba iki gikoma cyose ukakinywa karomeze mbarira mwitonde menye ko n'umuyobozi mwazanye hano ngo nyemure ikibazo none kugira nkemure ahubwo muri kuzana n'ibindi ngo umva nitore tumaze umuyobozi si bwo nawe nta buyobozi bukurimo umuntu uraza akifata akamwe ibyo asanze atazi n'ibyo ari byo ubu twamenye nasizemo n'ibiki ni wose wantoye ubwoba nureba nabi ntabwo uranakinywa kiramfasha twigendera mwana wanjye waguriki ntabwo yanazimye mwasi bose mwarize tukakigabana none se ko utabigejeje ko muri kumuyisha